iri mu biganiro n'umuterankunga mushya cyangwa se n'umufatanyabikorwa mushya ushobora kuzatangirana nayo sezitaha bagatangira gukorana. Rayon Sport igatangira kumwamamaza mu buryo bugiye butandukanye, cyane cyane ku mastade ndetse no ku myambaro. Ku munsi w'ejo nari nakoze ikindi kiganiro nk'iki ngiki mbigarukaho ko mu mwaka utaha Rayon Sport n'andi makipe ntarongera kugarukaho bazaba bafite budget cyangwa se ingengo y'imari iri hagati ya miliyari 1 y'amanyarwanda na miliyari n'igice. Numva abantu bamwe niba byumva neza atayo mafaranga yabavuye he, aturi kurema agatima mu bareyo cyangwa se turi kubahumuriza nyuma yuko babuze Ruvumbu. Dia come on, icara hamwe. Nge narakubwiye igihe wakanze subscribe anga kuri Viva Rayon Sport TV, inkuru ya Rayon Sport igitutumba gitangira kuvugwa cyangwa se taranavugwa igihumekwa anga kuri Viva Rayon Sport TV niho uzajya uyisanga. Aya ni amakuru noneho yatangiye kujya hagaragara n'abandi bose batangiye kuyavuga, ariko ahanga kuri Viva Rayon Sport TV niho hantu hambere wayumviye. Ubu ngubu noneho ntabwo bikiri ibihuha, ahubwo byatangiye kujya mu biganiro. Ngende tuyishime Gilbert. Ejo nari nababwiye ko Rayon Sport izaba ifite ingingo y'imari ya miliyari 1 irenga, mbabwira ko hari abaterankunga bashya bagomba kuzaba bagaragazwa cyane cyane muri iyi kipe. Ngewe nari nanabaryamyeho ku munsi w'ejo, nari nateye icyumvirizo cyanjye numva ahantu babinuganugaho kandi babinuganugagaho abayobozi. Ku munsi w'ejo mbabikira ibanga ndavuga ati uwo muterankunga ndamutsinze, ariko kuri uyu munsi wa none ikinzanye no kugira ngo mbabwire uwo muterankunga mushya ugiye gukorana na Rayon Sport uzajya weinvesta muri Rayon Sport hafi miliyoni 600 z'amanyarwanda. Kandi ntabwo ariyo gusa, hazaba harimo n'izindi interest, ni izindi nyungu zizajya zikagera muri Rayon Sport mu rwego rwo kuyifasha. Ikipe y'abafana ubundi nta kindi kwiye. Ikipe y'abafana ikwiye ibyiza byose. Ikipe y'abafana ikwiriye abaterankunga bose beza bafite amafaranga. Ikipe y'abafana nyine ikwiriye abafana benshi. Ikipe y'abafana ikwiriye kubaho mu buzima bwiza nyine nk'ikipe y'abafana. Iyo ni Rayon Sport rero. Nyuma ya Skol y'uruganda Skol rwenga ibinyobwa, nababwiraga ko nayo umwaka utaha bishobora kuba proposal ko byari kuva kuri miliyoni 200 isanzwe Rayon Sport zigera kuri 600. Kuri ubu ngubu hamaze kuba hiyongeramo Rwandair Friday Dream of Africa. Iki ngiki ni ikigo cy'igihugu gitwara ibintu n'abantu mu buryo bw'ikirere. Mu buryo bw'ikirere bakoresha ikirere, aba ntabwo bakoresha umuhanda. Umuntu wese w'umunyarwanda ndumva azi Rwandair, ube waragiye mu ndege, ube warageze ku kibuga cy'indege Kanombe cyangwa se n'ahandi hari ibindi bibuga byose mu Rwanda by'indege, ubu utarahageze ariko Rwandair urayizi. Rwandair yubatse ibigwi muri Afurika no ku isi yose, kuko ijya mu bihugu byinshi by'i Burayi kandi igakora ingendo ziri direct ziva hano mu Rwanda zijya mu iyo migi itandukanye y'i Burayi direct. Iyi Rwandair rero kurya amabara yayo ari umweru n'ubururu, yararebye aravuga ati nta yindi kipe twakorana nayo atari Rayon Sport, timu ya wananchi, kipe y'abafana. Ibiganiro aho mbabwirira ahangaha bigeze ku kigero cya 70% hagati ya Rayon Sport na Rwandair. Ibi bintu nabibabwiye ku munsi w'ejo, numva abantu bamwe ntibabyumva ngo ndi gutangaza amakuru ntafitiye suruse, ariko suruse ubushaka kuvuga ni suruse bwoko ki? Niba ngewe nshinze imizi yanjye muri Rayon Sport nkaba nicayemo hariya kira kitu, indi suruse ushaka niki? Ahubwo kari ngewe suruse. Rwandair na Rayon Sport mu biganiro, miliyoni 600 z'amanyarwanda zizajya zitangwa. Kandi ubwo ntabwo ari izo miliyoni gusa, mu byumve neza harimo izindi nyungu, ko nk'igihe Rayon Sport ku munsi w'ejo nahoze nyisaba ndayibwira ati kora ibishoboka byose bipfe bikire bipande bishuke ugere kuri finali y'igikombe cy'amahoro gitware, cyangwa se bigenda ukunda ariko wahageze byibura turebe ko wasohoka. Kuko ubwo birumvikana ko gusohoka yajya muri South Africa, yasohoka ikajya mu bihugu bya za Namibia, yajya mu ihembe rya Afurika, yajya hehe, yajya muri Madagascar. Uretse ko ikipe zaho kugira muri mu mikino nyafurika biba bigoye. Rwandair Friday Dream of Africa izaba iri hafi aho ngaho kugira ngo ikore transportation ikipe ya Rayon Sport igende directement, hatabaye ibintu byo gucrossinga imigi ngo sinzi ngo tugiye muri Libya, ngo turabanza duce idoha muri Katari, ngo twongere ducurike, ngo tubone tugere muri Ethiopia. No way. Ibyo kuri Rayon Sport bigiye kuba amateka.
Uwayezu Jean Fidèle perezida wa Rayon Sport muri iyi minsi ariturije, aricaye ari kureba ikirere aho kigana, ariko ntabwo atuje gutyo. Twebwe twaheze mu bintu ngo sinzi ngo bya Ruvumbu ngo wagiye, twaheze mu bintu ngo sinzi ngo Rayon Sport ngo igiye gusoza umwaka w'imikino nabi, twaheze mu bintu ngo igikombe cy'amahoro ngo bimeze bite. Ariko perezida wenyewe Jean Fidèle Uwayezu ahugiye kuri diri iremereye cyane. Iyi diri nicamo Rayon Sport izaba ifite ubushobozi bwo kumanura uwitwa Maccabi Lelepo hano i Kigali. Izaba ifite ubushobozi bwo kumanura intwaro zikomeye cyane muri Afurika za Mamelodi. Rayon Sport yakoramo abakinnyi. Icyo nicyo kintu Uwayezu Jean Fidèle ahugiyeho muri iyi minsi. Yarababwira avuga ati ngenje muri Rayon nta mafaranga mfite, nta n'amafaranga mfite nje kwinvestamo, atariko icyo nzaha Rayon Sport nicyo gikomeye. Ngibi rero nibingibi bitangiye kuba bibaho. Uwo ni umuterankunga wa mbere mbabwiye, Rwandair Fly the Dream of Africa. Hari abandi baterankunga muri Rayon Sport ibiganiro naho biri gukorwa, kuko murabizi ko hari hasanzwe hari Skol, hari Canal, hari uru ruganda rw'imyambaro bamamariza imyambaro, abo n'abandi. Ariko iyi Rwandair niza izaba ariyo nkuru, aho bazashyira ibirango byayo ku mipira imbere hagomba kuzaba handitseho Rwandair. Hanyuma Skol niba izaba igihari, Skol ishobora kujya ku makabutura hasi. Hanyuma Canal Plus, mbese ugiye kureba jezi ya Rayon Sport, umuntu utaratangira kwamamazaho hakiri kare afite ibibazo. Ishobora kuzagera sezita, ishobora kuzajya gutangira n'amakora barayaguze n'amasogisi barayaguze, abaterankunga barayaguze, barashyizeho branding. Aya ni amakuru uba ugomba kumvira ahangaha bwa mbere. Niyo mpamvu mbabwira ngo mumfashije, munkoreye, ibikunze cyangwa bikanga, nkandira subscribe wowe gusa. Turebe ko twakuzuza ku kwezi kwa kabiri ahangaha kuri Viva Rayon Sport TV byibura dufite ibihumbi 10 byakanze subscribe, ibintu bizaba ari byiza cyane. Hanyuma iyi kipe ya Rayon Sport ikomeje imyitozo, n'ubundi kuri uyu mugoroba yakoze imyitozo yayo ya nyuma, iritegura ku munsi w'ejo igomba kujya Ingoma gukina n'ikipe ya Etoile de l'Est. Ni umukino wa shampiyona igomba kuzaba ikina ku munsi w'ejo kuwa gatandatu. Ubwo nawe ngira ngo tuzagenda tugarukaho turebe ibyaho, gusa ngewe inkuru nayo nabazaniye niyo ngiyo. Noneho nyuma yo kwabwira uwo mufatanyabikorwa mushya rero, kuko we nababwiye ku kigero cya 70 Rwandair y'umwaka utayirakorana na Rayon Sport. Ibaze muri Rwandair ni havamo miliyoni 600 zikajya muri Rayon Sport. Skol nayo yari iri gupanga ko bishobora kuva kuri miliyoni 200 bikagera kuri 600. Ubwo ibaye miliyari 1 na miliyoni 200. Niba mbara neza, niba imibare yanjye iri gukora neza, iyo ni miliyari 1 na miliyoni 200. Ubwo ntago twari twashyiraho amafaranga agomba kuva kuri izo za Canal. Hari abandi baterankunga bari kuganirwa. Stade Amahoro ngira ngo muri kuyibona hejuru aho ngaho, nicyo kiganiro kibanjirije ikingiki cya Rayon Sport. Stade Amahoro iriho rwose, nayo mwagenda mukayitembera mukareba uko imeze, uburyo izaba iri guhostinga abafana umwaka utaha. Iyo n'indi foundi y'amafaranga nayo azinjira abafana. Kuba iyi Rwanda igiye kuzamo ntago bizabuza ko mu ntangiriro za sezo bwa buryo bw'akanyenyeri ku bafana bushobora kubaho, byibura zikajya gutangira hari nka miliyoni 30 kuva mu bafana, zishobora kuza zikaba zakora recruitment 2 cyangwa 3 z'abakinnyi b'amajigo meza ashobora kuza agafasha Rayon Sport umwaka utaha. Urumva ko ibyo byose ni ibintu Uwayezu Jean Fidèle yicaye mu gikoni ari gutekera abareyo kugira ngo barebe ko umwaka utaha w'umikino wazaba umeze neza. Ku munsi w'ejo nabigarutseho ndavuga ati uyu nguyu ibigaragara wabaye Blanca, ndetse na benshi ntago bizeye ko cyangwa se nta cyizere bafite cyuko n'igikombe cy'amahoro bazagitwara, ariko babitware cyangwa birorere. Nagarutsa ku munsi w'ejo mbabwira uburyo Rayon Sport yahuye n'ibibazo bitandukanye bijyanye n'abakinnyi yagiye ibura, bijyanye no guhindura abatoza ku buryo bugiye butandukanye. Ibyo byose ni ibibazo Rayon Sport yagiye ihura nabyo
byagiye bituma ititwara neza. Ariko reka nongere ngusabe, niba wumvise ikiganiro ukaba ugeze kuri uyu munota wa 10 tugezeho, ongera ujye muri comment unyandikire ngo Rayon Sport y'umwaka utaha. Mbabarira unyandikire muri comment ngo Rayon y'umwaka utaha. Icyo nicyo nshaka gusa. Hari abantu banditse baravuga ngo buri gihe ngo muravuga ngo buri ko umwaka w'imikino ugiye gutangira ngo mukabya ngo Rayon Sport ngizaba ngimeze uko bikarangira uko. Ariko my dear, mon chers amis, munyumve neza, ubu Viva Rayon Sport TV ikintu yazi ahangaha no kubaha amakuru ya shampiyona ya Rayon Sport yandi yimbitse atari migikabyo. Ntabwo nzigera nicara kuri izi mikoro ziyubashye za Viva Rayon Sport TV ngo nze gutaka umukinnyi Rayon Sport yaguze mbona adahamye umupira. Reka tuzajya tuyitotora ku murongo, mbabwire ngo uyu mukinnyi aratanga icyizere muri Rayon Sport, mbabwire ngo uyu mukinnyi nta cyizere atanga muri Rayon Sport. Kuri iyi cano nta bintu by'ubumamyi muzigera mwumvaho byo gukabya. Niba nkubwiye ngo Rayon Sport iri hasi mufana wa Rayon uri kuri iyi cano, uzambabarire tugendane neza tubyumvikaneho. Niba kandi njanga nkakubwira ngo Rayon Sport ifite abaterankunga bashya bari mu biganiro, bari kuganira kugira ngo barebe ko bagera ku buryo bw'imikoranire burimo amafaranga menshi, byumva uko nguko ubitega igihe. Niba utari no kubyemera ubitega igihe, nibwo uzajya ubona ko Viva Rayon Sport TV twebwe tuba tuhabaye. Nk'ubu hari gahunda nababwiye ya twuzuze Stade Amahoro, twuzure Stade Amahoro nk'abafana ba Rayon Sport. Ni kampeni iri muri Rayon, ariko kuri uyu munsi wa none iracyari muri Rayon mindani, ntabwo yari yasohoka. Ni kampeni izasohoka mu kwezi kwa gatandatu. Match ya mbere Rayon Sport izakina, hazaba hari bisi zitwara abafana kuva mu bice bitandukanye kugira ngo Rayon Sport tuzabone iyi Stade Amahoro yakubise yuzuye ari ubururu n'umweru. Ibyo byose si bikorwa biri muri Rayon abantu batarababwira. Ntese mushaka iki? Ibi by'umufatanyabikorwa sinabibabwiye ejo? Mwakoze cyane kandi no kudukurikirana, tuba twabibashimiye. Nese uyu munsi wa none sibwo mutangiye kubyumva? Mwicare hamwe niba ukunda Rayon umwaka utaha. Noneho rero ikintu cyitwa recruitment cyo ndakibatoye. Umuntu utarapfunyikiye wa Yezu Jean Fidèle, umuntu utarazanya abakinnyi nk'aba Agogo hakiri kare, utarazanya abakinnyi nk'aba Musa Esenu hakiri kare, umuntu utarazanya abakinnyi badafunga baro benshi bagiye baca muri Rayon Sport muri iki gihe gishize cya wa Yezu Jean Fidèle, uwo yarahombye, yarahiye. Bya bindi byo kumva ngo turataka umukinnyi mu itangazamakuru ngo ubundi Rayon Sport ngifatireho ngigure, ibyo byararangiye. Ibyo byararangiye. Umuntu utarakoze ibyo namubwira ngo kwaheri. Ubu tugiye kubona Rayon Sport nshya, ikintu cyitwa recruitment zayo zifite abantu baziri inyuma. Hagiye kuzabaho board ya scouting izajya imanuka, ndetse n'umwe yatangiye kubikora. Umukinnyi uzajya ugurwa azajya abazwi, ntago ari byo kuzana highlight zo muri 90 z'umukinnyi akiri umusore ashaje ukazana highlight akiri umusore. Ibyo byararangiye. Abakinnyi bari muri Rayon Sport, reka mbaho ubutumwa mu mikino mike ya shampiyona isigaye. Reka mbasabe, niba ugikunze Rayon Sport, niba wumva ugifite urukundo rwa Rayon, usabwe gukinana n'umutima n'ubwonko n'umubiri n'imbaraga zawe zose kugira ngo urebe ko umwaka utaha wazaguma muri Rayon. Abenshi bari gusoza, ariko tutarebye ko wanasoje umwaka utaha niba uri muri Rayon, bijyanye n'intwaro ziraza kumanuka ahangaha i Kigali, utari kuri kariba ya Rayon, muraza gutandukana. Murajya ku meza mwicare, niba hari ibyo bakugomba babiguye mutandukane ku neza, kuko abakinnyi baramanuka umwaka utaha. Ikintu cyitwa Rayon Sport, muri Rayon Sport ikintu cyitwa amafaranga umwaka utaha ntabwo kiraza kuba ari ikibazo. Izi deal zigeze ku kigero cya 70% zisozwa. Mutaza kumva Jean Fidèle n'abandi bari aho biturije mugire ngo bicaye ku busa. Hari ibintu biri gukorwa. Mbashimiye ko munkurikiranye. Mu minota 15 ngewe ibihagije ko mbamaze kubahereza amakuru yose ya Rayon Sport.
ntabwo ari paka ngo mfate isaha cyangwa mfate amasaha abiri, ni 15 minutes tukaba tuganiye byose. Hanyuma rero Rayon Sport nyine reka nsoze mbabwira ko ikomeje imyitozo, abakinnyi bose bameze neza, bahagarutse, ba Rudasingwa Prince bahagarutse, ubwo bivuze ko kuri match ya Etoile ashobora no kuzabanza. Ku makuru nsumira nkura muri Rayon nanone witwa Charles Bare bikomeje kunanirana, birashoboka ko rwose Rudasingwa dushobora kuzamubona kuri 11 kibuje ku munsi w'ejo, 11 bazabanzamo bitewe na performance itari nziza y'umusore witwa Charles Bare bikomeje kwanga. Hanyuma Eric Gasongo Ngendahimana uyu munsi nawe yakoze imyitozo ku ruhande, yatangiye kugenda agaruka gake gake. Ubwo ibyo byose ni ibyo muri Rayon. Urugendo rw'ejo kuva i Kigali bagana Ingoma kugera bagezeyo bakinnye umukino, byose nahanga kuri Viva Rayon Sport TV. Kanda subscribe, uduhe like, uduhe na comment. Nge nari Tuyishime Gilbert.